turahanguka ku giti cyane ntangira kunywa inzoga ubusambanyi n'ibindi biramukurikira namukurikira turagenda tugera nizaniye serike barandirimbira ariko njye nanapanze hazabeho imbaraga za dinamisi, imbaraga nziza zitameze nk'izo twe dushaka, imbaraga Imana ishaka. Ikagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu, ubonye uwo mwana ari mu bugingo, iyo niyo data. Shalom people of God, aho muherereye mwese ku isi yose, nitwa Trezor nguwe neza, nkora umurimo w'Imana mu itsinda rya True Promises Ministries. Ndashaka kubatumira mu gitaramo cya Allah Ministries yise niyo data live concert, kizabera kandi Kigali. Amatike arahari, hano murebe kuri screen bagiye guhita bashyiraho amatike. Niba utaragura yawe, wowe nuragura tike nawe wicaye hano ku ruhande, ndetse nawe uri kureba ushobora kuba utarayigura, please buy the tickets, zirahari kugira ngo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 tuzakoze Satani Story. Yaratsinzwe ariko nanone tugomba gukomeza kubigaragaza ko yatsinzwe. Muzaze mwese dutaramana na Allah Ministries nageza abamana kugira ngo twumve imbaraga z'Imana, hanyuma dukomeze tugenere Imana. Suri za mugeza bwabo iyo niyo data.
gusengera kose. Tugiye gusengera kose. Hazabeho imbaraga za dinamisi. Imbaraga nziza zitameze nk'izo twe dushaka. Imbaraga Imana ishaka. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Ayiwe, ntiwigeze udutererana. Mana yo kwizera, Mana y'ibihe, ayiwe kamera kameretse, yuzuza ishimwe, ayiwe kamera kameretse, ayiwe Mana we, ayiwe.
ari abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana, dukurira mu murimo w'Imana. Igihe ngo kigere tumaze kuba abana b'abasore, turahanguka mu yandi magambo. Turahanguka ku giti cyane, ntangira kunywa inzoga, ntangira gukora n'ibindi bibi byari byose, ubusambanyi n'ibindi bucafu bwinshi. Mba muri ubwo buzima, nta byiringiro nari ngifite, ntabwo nifuzaga, ntabwo nanabitekerezaga, kuko Yesu yongirira neza. Bukeye umunsi umwe ndyamye mu nzozi, mbona ko umuntu arampamagara mu izina, arambwira ngo nkurikira. Yasanze ahantu ndi muri ambush, nda ahantu ndashobora gutekereza kuko Imana yohansanga. Arambwira ngo nkurikira, namukurikira, turagenda tugera ahantu mu mpinga y'umusozi. Sanga mbese ninjira mu mukutano ahantu hateraniye abantu benshi cyane. Ntabwo nabonaga aho bahera, ntabwo nabonaga aho bagira gute, aho bagarukira. Hanyuma mbona ko ntamukanageza kuri karutari, azana itara rye, ibyo twitaga ngo ikorema ku bantu bakuririmba. Ikorema ryaka cyane, nkabona umuco wacu dufite aho uhera, dufite aho ugarukira. Hanyuma ampereza Bibiliya, arambwira ngo bwiriza ubutumwa bwiza. Amen. Arambwira ngo bwiriza ubutumwa bwiza. Intumwa Paulo yavuze neza, aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, ahubwo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza. Haleluya! Arambwira ngo bwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya! Ntabwo natekerezaga kuko Yesu yonsanga akagirira imbabazi. Ansanga muri ambushi, ansanga utotekereza kuko yohansanga. Arambwira ngo bwiriza ubutumwa bwiza. Ndabwiriza ubutumwa bwiza muri wa mukutano. Bamuntambwe kubwiriza, ninjira mu mbaraga zo gusenga. Haleluya! Tangira gusengera abarwayi. Mva muri uwo mwanya tangira kuvuga kundi. Umwuka w'Imana amanukaho, umwuka w'Imana aransiga. Yego. Nare saa 8 kugeza mu gitondo. Babuce mu gitondo, ubusanzwe mu buzima bwanje naraganiraga cyane. Bucya nabaye ubundi muntu. Twicaranye n'abasore ku ikombe bavuye mu mamushi. Kumva nabaye ikindi kintu. Kumva ndatuje. Kumva gusa murije kwaracamo gusa. Bandi kuyindi cyangwa se kabona ko ndabona revelation. Birya naraye mukabona umva ndimo ndatutubiza mu mutima waje. Bagenzi banje barambaza ati se warwaye wababite? Ndababwira ndi muzima. Ndacyo nabaye. Nyuma yabo mbwira umwe mu basengaga muri abo basore mu bagabo bari baraho basengaga. Mubwira amakuru ayo mbabwiye. Namwe ati sinzi nimba nasasa. Arambira ngo ntawasaza umenya ko yasasa. Ahubwo ubona umuka w'Imana. Wakumanukiye wakishijwe. Washira iminsi ngingahe? Ndabahamagara, harimo umugabo witwa Pastor Gasambo, atuye muri Australia. Hakaba umugabo witwa Gadi Gustave, Gasambo n'umuhungu wa Mzee Shanguri, Gadi Gustave n'umuhungu wa Thomas. Ndabahamagara, hari ahantu barenze basengeraga. Mbajana ahantu aho basengeraga. Uramusa. None ngo tubagere, ndababwira ngo bahamagariye amagambo abiri. Dukurikirane cyane. Yego cyane. Ndababwira ngo bahamagariye amagambo abiri. Ijambo rya mbere no kwihana. Repentance. Nje kwihana. Ijambo rya kabiri numva ko muri nje harimo ibintu bitundubiza muri nje. Musengere kugira ngo bishe imusozi. Kubera ko bari bamenyereye ko umunyarwenya ntibazumvaga. Mbona bari ko baranjajinga. Bakijajinga rero cyangwa se bakinjira urubanza bagishidikanya, ndapfuka amanduzuzo. Hari mu mwaka wa 2001 kuva uwo munsi kugeza uyu munsi wa none. Amen. Nukuvuga ngo uwo munsi Bibiri ijambo ry'Imana zaravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari cyaremwe gisha, ibyakera byose biba bishize, ngo dore byose bigahinduka kuba bisha. Hari imbaraga zazihindura ubuzima bw'umuntu. Hari imbaraga zazihindura ibitekerezo by'umuntu. Hari imbaraga zazihindura imigendere y'umuntu. Yego.
uyu mwanya muto munemerere tuganire hejuru gusa. Yego. Yesu ngo agere i Nazareti, ageze mu sinagogi ngo bamuhereze umuzingo w'igitabo ngo asome. Basomaga hari n'imizingo ibiri, hari umuzingo w'amategeko, hakaba n'umuzingo w'ubuhanuzi. Ishuka mu gitondo nkuko nawo ukwikura ishuka mu gitondo utaragira ikindi kintu ukora, ukavuga ngo ngiye gushaka mu maso h'iki h'Imana. Washake mu maso h'Imana ngo mu mwaka aravuga ngo mu mwaka Uziya yatanze, njyewe Yesaya nari nkuyeho n'umuhanuzi ntarashaka mu maso h'Imana, maze kubona mu maso h'Imana babandi nabwiraga ngo babonye ishano. Indura yiha umunwa aravuga ngo Yewe mbonye ubonye. Aribona. Abakoze urundi rugendo twakwita inka watijani, urugendo rw'imbere, introspection, urugendo rwo kwidefinisa, rwo kwisuzuma, rwo kuja muri we. Yego. Aravuga ngo njyewe Yesaya, ngo umunsi umwami Uziya yatanzemo, njyewe Yesaya umunsi nashatse mu maso h'Imana narayibonye ngo nyibona ahirengeye cyane, ngo mbona icubahiro cayo cuzuye inzu, mbona abamarayika umwe akavuga ngo urera, undi akamwe yatekekega urera, undi nawe urera. Bavuga uko bavuga Yesaya ngo abibone, ngo yibone akoze urugendo rwo hejuru, ukoze urugendo rwo gushaka mu maso h'Imana, uza wibona, warangiza kwibona ukabona kondisiyo y'ubuzima ubayemo. Nyibukanira bakaza bambuza amahoro ngo nta mari mfite. Umunsi umwe abanyururu bari begereye aho, umwambariza mari y'igiti ndayizana nyishira muri dorotwari. Abanyeshuri ngo bave muri classe bavuye kwiga basanga nazanye mari, baranzengurutse bandirimbira ngo aheza ijuru. If you bring your nazanye serikeli, nizaniye serikeli, barandirimbira ariko njye nanapanzemo ibitabo, amahuzu, nahese uniforme n'ubundi busa n'ishuka nkazi ngahe shiramo, barandirimbira. Nari kure nta byiringiro, Imana inkuririye inkura muri ubwo buzima, ingeza muri kaminuza. Mva muri kaminuza ndashaka impa abana, mwumvise, impa isi. Nari kure nta byiringiro namba narifite, amasezerano y'Imana. Nari kure ariko nigafina amaraso usigigera nigani Imana w'Imana. Amen. Seek the face of God. Hallelujah. Nimushake mu maso h'iki Imana. Iki ni igihe cyo gushaka mu maso h'iki Imana. Personal. Ararume turabakunda. Amen. Tuzahagararana namwe abazaba wori no. Uriya mukobwa wa Tanzania uriya mu gukuraho ubwoba. Turabana bihoraho tugasagara turagira. Ari mu ruhande rwacu. Amen. 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 Ari mu ruhande rwacu. Uri muri twebwe. Gusa ikintu nasobanukiwe,
mu Bakorinto haravuga ngo niba hakuba muri Kristo, Kristo akabahindukira ubwenge bwose buva ku Mana, akabahindukira gukiranuka, akabahindukira kwezwa, akabahindukira gucungura. Uwirata yirate ni hafi. Iyo uvuze ngo niba hakuba muri Kristo, icyo ni kimwe. Uba muri Kristo, iyindi hafi kugira ngo byuzure nawe ukaba muri Kristo. Nuba muri Kristo na Kristo akaba muri wowe, azaguhindukira ubwenge bw'Imana. Nituba muri Kristo, Kristo azamurika. Wowe numurika, Kristo azamurika. Wowe nukurura abantu, Kristo azabakurura. Wowe numurika, tushobora kumurika. Kristo naba muri wowe, icyo uzaza ukora cyose kize kigaragaza imiterere y'Imana. Umupinyi munyeganye hari ibintu byosohoka. Imana ibandi kundi mwambaro uwo mwazanye mu tumisubirane. Hari umwambaro mugomba kwambara. Munyeganye, haleluya. Sifate ibiganza umubwira akira imbaraga z'Imana. Imisozi imbere yawe iri gukomeza. Wazamutse kabisa. Zamura fari bose. Imana imusha cyane. Akuri Imana.
Dore. Hallelujah! Amen. Amen. Amore w'inganda duhimana isuri. Abafite Yesu. Abafite Yesu nawe tuzi. Tuzi nabo ntibuzashira. Abafite Yesu nawe tuzi. Tuzi nabo ntibuzashira. Yesu nawe tuzi. Asifiwe sana. Hallelujah.
mateso yangu. Nafsi yangu imegandamana na mavumbi, ninakwama mikononi mwa watu wabaya. Ninateswa sana kwa ajili yako Baba Yehova, ninakwama mikononi mwa watu wabaya. Wajaribu unisaidie Baba.